Sanlam V online services uko zikora icyambere ujya kuri sorasv.rw cyangwa rw hanyuma iyo ugiye kuri igeze kuri Sanlam niyo page ubona ya mbere ipage rero ya mbere ubona utukanda kuri online client access kuniyo y'abakiriya ukanze kuri online client access utegereza na claim uyu ushaka kunotifya claim tuvuge ushaka gusaba nka avance wagize akabazo ukuvuga ngo uraza ugakanda kuri akangaka ugakanda notify claim. Iyo umaze gukanda notify claim urabona nka hano barakubwira ko there is no claim available for this policy. Nukuvuga ngo ngibi cyo bivuze nukuvuga ngo mu bihe byashize ntago nigeze kuri iyi police yacu hano bakwereka police hano ugiye gukoreraho claim cyangwa ugiye gusabiraho avance cyangwa ugiye kumenyekanisha urupfu se cyangwa se ikindi kintu. Nukuvuga ngo hano rero ibi ngibi impamvu hano ngewe nabonye iyi message nuko kuri iyi police kugira ngo kuri contract cyangwa kuri aya masezerano nimero y'aya masezerano ntago nigeze nkora n'umunsi n'umwe ntago nigeze nsaba cyangwa se avance cyangwa se iyindi claim nigeze nkora. None rero sasa kugira ngo nkorere claim ndaza hano ngahitamo claim nshaka gusaba. Nukuvuga ngo hano harimo mpitamo ubusabe nshaka kumenyekanisha hano harimo gutesha agaciro aya masezerano, gusesa amasezerano, gusaba kwimurira imisanzu, gusaba avance, gusubizwa imisanzu y'ikirenga, kurangiza amasezerano y'izabukuru cyangwa kumenyekanisha urupfu. Mpitamo ikijyanye n'icyo nibihuye n'ibyanjye. Reka n'urugero tuvuge ngo tuvuga ko tugiye gusaba avance. Nukuvuga ngo niba tugiye gusaba avance turakandamo hariya, noneho nitumara gukandamo hariya tuze dukande hano kugira ngo dukomeze. Iyo umaze gukanda hano tukoherereza iyo tubonye wemerewe koko kuba wasaba ya avance tukoherereza ubutumwa harimo code nanone ugomba kudushyiriramo hano kugira ngo to making sure ko ari wowe koko uri kubikora. Tukohereza kuri telefone yawe ubutumwa winjizamo hano ubwo butumwa nibwo ngewe mbonye kuri telefone yanjye ni kubushyiramo 6 namara uyu maze gushyiramo ubutumwa twakwereje kuri SMS kuri telefone ngendanwa yawe uwemeza ya code yawe. Iyo umaze kuyemeza ya code nukuvuga ngo noneho hano hari ibyo tugusaba kuzuza kugira ngo twakire ya notification yawe. Nukuvuga ngo hano utwuzurizamo banke ugashyiramo banke ukoresha hano izina rya banke ukoresha hano ukadushyiriramo konte yawe. Iyo umaze kudushyiriramo konte hano ugashyiramo n'amazina yanditse kuri iyi konti. Ikitonderwa Sanlam V PLC ntiyishingira kuyoba kw'amafaranga bitewe n'iyuzuzwa nabi rya nimero ya konti cyangwa amazina ya nyiri konti. Nukuvuga ngo rero ugomba kwitondera ibi bintu ubuzuza hano ukareba neza inshuro ebyiri ko kuko ari byo byanditse neza kugira ngo amafaranga yawe wasabye atazajya handi. Iyo umaze rero kubona ko urishuwa ko ari byo ukanda hano ukemeza niba ari byo. Iyo umaze kwemeza niba ari byo nukuvuga ngo hano noneho tukwereka iyo uri gusaba avance amafaranga ntarengwa. Aya niyo mafaranga ntarengwa uba ushobora gusaba. Nukuvuga ngo igihe cyose uzashyiramo tuvuge nshyizemo miliyoni zingahe hano tuzakuzurizamo twebwe ahwanye nayo tuzi ko utarenza.
ariko ni byiza ko ushyiramo ayo utarenza cyangwa se munsi. Ubwo rero niba mvuze ko nshaka 250, urabona ko nta kibazo na kimwe kiri hano. Noneho rero narangiza ibi byose iyo mbyemeje, icyo nkora ni ugukora notify claim. Iyo nkanze hano ni ukuvuga ngo noneho njyewe ya avance yanjye mba nyisabye kuri Sanlam, ndategereza. Noneho nkabona iyo imaze kwemezwa na system, tukoherereza ubutumwa bugufi bukubwira ko twakiye ya notification yawe y'ubusabe bwa avance. Ubwo ni ukuvuga ngo uhita ubona hano tukubwira ko iyo nta kibazo cyabayemo, tukubwira ko ubusabe bwanyu bwakiriwe neza, muzabona igisubizo vuba. Noneho ikindi kintu uhita ubona ubutumwa bugufi, birumvikana bukubwira ko twakiriye ubusabe bwawe kuri ubona ubwo butumwa bugufi ubona kuri telefone yawe ngendanwa, tukaguha na nimero ya dosiye mu gihe waba uhamagaye cyangwa se habayeho ubukererwe mu kubona mu kubona igisubizo. Noneho iyi nimero rero niyo tuba twakohereje kuri SMS. Iyo uhamagaye cyangwa utwandikira, ni iby'ingenzi ko uyiduha kugira ngo bashobore kumenya ikibazo kiri mu busabe bwawe. Iyo ushaka rero gusubira inyuma, urongera ugakanda. Iyo ukanze hano, ukanda hano kugira ngo usubire kuri hamwe wahoze utangirira. Ni ukuvuga ngo rero ikindi nakwerekana mu gusaba mu gutanga mu kunotifiya claim, ni ukuvuga ngo niwongera ugashaka kunotifiya claim kuri ya police nyine umaze kunotifiya, ni ukuvuga ngo ukaza tuvuge ko noneho nyuma yo gusaba avance burya nshaka no gusesa amasezerano, ugakanda hariya. Ni ukuvuga ngo hano ntabwo tukwemerera ko wongera kubikora inshuro ya kabiri. Ni ukuvuga ngo tuguhe message ivuga ngo umukiriya wacu ntabwo wemerewe gutanga icyifuzo cyanyu kiri kontara inshuro irenze imwe mbere y'iminsi 30. Ni ukuvuga ngo nta bundi busabe bashobora gukora mbere y'iminsi 30. Ndizera ko ibyo ngibyo byumvikanye. Noneho hari ubundi buryo nanone nifuza ko nabereka bwo kugaragaza bwa claim. Ni ukuvuga ngo nshobora gufata indi police cyangwa se indi kontra cyangwa amasezerano dufitanye. Noneho ni ukuvuga ngo wenda niba ngiye kumenyekanisha urupfu, nkakanda nkahitamo kumenyekanisha urupfu kuri aya masezerano dufitanye, ngakanda hano. Ahangaha biranyemerera gukomeza kuko aya masezerano nta na rimwe nigeze ntago ndigera nyakoraho ubusabe ubwo aribwo bwose. Nanone nk'uko bisanzwe hano ubona ya message iguha code kugira ngo ushobore kuba wakomeza ugaragaza ubusabe bwawe. Ya code rero turi kwishyiramo ukayemeza. Iyo umaze kwemeza ya code, ni ukuvuga ngo ubona n'ubundi ifomu hano udushyiriramo uko twabibonye kare, banki, izina rya banki, ugashyiramo konti yawe hano neza, ugashyiramo amazina ya nyiri konti hano. Noneho ukemeza. Iyo kwemeza ugomba kubanza ukareba neza koko niba ibyo wanditse hejuru bimeze neza, hanyuma ukabona kwemeza. Iyo umaze kwemeza rero ikindi ukora ubwo hano, kubera ko twasabye ikindi gishya cyajemo, ni ukuvuga ngo hano iyo uri gusaba urupfu hari ibyemezo runaka tugusaba gutanga uko byagenda kose. Muri ibyo byemezo rero harimo icyemezo cyo kwitaba Imana gitangwa no kwa muganga, ugomba kugitanga. Iyo utagitanze ntabwo twemerera ko wakomeza. Nk'ubu ngubu ngize ngo ndakomeje, niba nta cyemezo mfite
tuguha ubutumwa bukubwira ko rwose ugomba kubanza ugatanga ukakora upload y'aya mafoto. Iyi rero hano uploadinga bishobora kuba ifoto iri mu bwoko bwa PNG cyangwa JPG cyangwa n'ubundi bwoko, bigomba kuba gusa ari ifoto cyangwa se ikaba ari PDF. Ubwo niyo format hano twemera. Nushyiramo ya document yindi ntabwo tuzayemera. Ni ukuvuga ngo uraza ugahitamo hano, urugero nshobora kuza ngahitamo ifoto iyo ari yose hano, nkaza nanone ngahitamo hariya icyemezo cyo kwitaba Imana gitangwa n'ubuyobozi bw'ibanze, nkaba naragihawe ari PDF, nkagishyiramo. Urabona ko nshyizemo PDF, hano nshyizemo PNG, na hariya nshatse noneho niba nyifite nkaba nashyiramo JPG, ariko ndabona ntayo mfite. Ubwo umuntu yashyiramo iyi hano, na hano ngashyiramo iyi ngiyi JPG. Noneho iyo maze kuzuza ibi byangombwa byose biherekeza bwa busabe bwawe, uhita ukora notify. Hano nta kabuza byose uba ubyujuje. Iyo urangije rero kubyuzuza, n'ubundi nk'uko twabibonye kare, ubona ubutumwa bukubwira ko ubusabe bwawe bwakiriye kandi muzahabwa igisubizo vuba. Ukanabona ya SMS kuri telefone yawe ngendanwa iguha na nimero y'ubu busabe mukoze. Ubundi izi rero washaka ugasubira, noneho uyirangije hano ubwo icyo ukora ni ugusubira inyuma, cyangwa se niba nta kindi wakoraga ugakora gusohoka cyangwa se log out.